abantu bamwe na bamwe basesengura bahise babihuza n'ikibazo nyine cy'indwara gikomeje kuvugwa mu Rwanda. Kuba rero wenda bari kubihuza biraterwa n'impamvu zitandukanye. Ya mbere ni uko babona ko nta kintu kindi gikomeye gishobora kuba cyari guhagarika uyu muhango wo kwikiza, kuko ni umuhango wo ku rwego rwo hejuru, ni umuhango warashyizweho amafaranga menshi mu kuwutegura, ni umuhango uteguwe nakwita ko ari high level event. Kuba rero byagira gutya bagahita bafata umwanzuro wo guhagarika iki gikorwa, ni ibintu bisa nkaho nyine byatunguye benshi, bakibaza ati iki kibaye mu gihugu gitumye umuhango usubikwa. Bakavuga ati nta kindi ni iki cyorezo bitewe n'impamvu izo zirarwa nakubwiye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda aricyo RDB, leta ya Washington DC mu ntangiriro z'iki cyumweru yatangiye kuburira abaturage bayo kuza mu Rwanda no muri aka karere, bavuga bati nubwo mujyayo cyangwa se niyo mubona mukwiriye kujyayo, ariko abo mubona wenda atari mu Rwanda byihoreye, ariko n'abagiyeyo mwirinde mwitonde, hari icyorezo kwa mbere iki cyumweru. Ndetse kandi bafite n'izindi ngamba yuko umuntu ugiye muri Amerika ubu ngubu kanya tuvugana aturutse mu Rwanda, uwo ari we wese arabanza agashyirwa mu kato, akabanza agapimwa mu buryo bwihariye iki cyorezo. Biramutse ari byo bahagaritse uyu muhango wo kwita abana b'ingagi izina, byaba ari kubera impamvu ebyiri ubwo wambwira isa nkaho idomina indi. Haba ari impungenge zo kuba bavuga bati abanyamahanga bari basanzwe baza muri uno muhango kandi banakomeye bashobora kutazana, cyane yuko ibihugu bikomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kubigira concern iri hejuru, na cyane ko ari nayo yatangaje bwa mbere icyo twakwita gukorera mu rugo ku bakozi bayo bo muri ambasade. Donc byaba ari ukubera kuvuga ngo reka tureke hatazagira impungenge bamwe mu bagomba kuza cyangwa abashyitsi bagomba kuza bakabura, cyangwa byaba ari uburyo kugira ngo abantu babe protected ntibahure. Ikaze kurukurikira ibiganiro bya PN4 Africa, nizere ko umeze neza aho uri hose. Turagarutse mu makuru yacu agiye atandukanye, tuba turi kugenda tuganira ku ngingo tuba twahisemo muri buri kiganiro uyu munsi, cyangwa se kuri iyi nshuro reka tuganire ku cyorezo cya Marburg cyangwa se indwara y'umuriro iterwa na virusi ya Marburg. Kugeza ubu ngubu hari ibiri kuvugwa ahanini biri guterwa n'imyanzuro isa nkaho iri gufatwa ku mpande zigiye zitandukanye. Nk'ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kujya ishyira mu kato cyangwa se kuvura mu buryo bwihariye abantu bamaze iminsi mu Rwanda, bakaba babanza kugira aho bashyirwa byibura mu minsi 21 nyuma y'uko baturutse mu Rwanda. Ikindi hari kiri kuvugwa, ndibuze kukina no kubaza Placide nyine inshuti turi kumwe ku murongo wa telefone. Hari itangazo ryarayisohowe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rivuga yuko umuhango wo kwita abana b'ingagi izina ugomba kuba tariki 18 uku kwezi utakibaye. Placide, ngira ngo niba uri ku murongo wa telefone unyumva neza, ibi bintu hari aho byabihuriye n'icyorezo cya Marburg, na cyane yuko uyu muhango wagomba kuzamo n'abantu benshi baturutse hanze kandi bakomeye, bimeze biti? Nakuze cyane bwana Jean Dodier, itangazo ryashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iterambere RDB, ukuvuga ko ntaho bigeze bahuza ibyo guhagarika uyu muhango ndetse n'ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, n'icyorezo cya Marburg. Ahubwo abantu bamwe na bamwe basesengura bahise babihuza n'ikibazo nyine cy'indwara gikomeje kuvugwa mu Rwanda. Kuba rero wenda bari kubihuza biraterwa n'impamvu zitandukanye. Ya mbere ni uko babona ko nta kintu kindi gikomeye gishobora kuba cyari guhagarika uyu muhango wo kwikiza, kuko ni umuhango wo ku rwego rwo hejuru, ni umuhango warashyizweho amafaranga menshi mu kuwutegura, ni umuhango uteguwe nakwita ko ari high level event. Kuba rero byagira gutya bagahita bafata umwanzuro wo guhagarika iki gikorwa, ni ibintu bisa nkaho nyine byatunguye benshi, bakibaza ati iki kibaye mu gihugu gitumye umuhango usubikwa. Bakavuga ati nta kindi ni iki cyorezo
bitewe n'impamvu izo zirarwa nakubwiye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda aricyo RDB ntabwo kigeze kivuga ngo ni Maripoli yatumye uyu muhango usubika. Oya, avuze ngo umuhango wo kwita izina 2024 urasubitswe. Barongera bavuga ngo RDB iramenyesha ko uwo muhango wo kwita izina 2024 usubitswe undi munsi wo kwita izina nyine abana b'ingagi uzaberaho ngo bazawumenyesha. Hanyuma kandi bakasoza bavuga ngo tuzishimira kubana n'abanyarwanda ndetse n'abashyitsi vuba twiziza kubungabunga ingagi. Ubwo rero iri tangazo rikimara kugera hanze nibwo abantu batandukanye nyine batangiye kubihuza n'iki cyorezo kiri mu Rwanda. Bakavuga bati se niba nta banga ririmo ati buriya ntabwo bari gushyiramo ko ari mabaga itumye musubika uyu muhango. Abo ni abaturage batandukanye nyine bagiye bavuga ibyo batekereza babihuza nyine n'iyi ndwara. Ariko icyo wenda twavuga bwana Jean de Dieu ni uko urebye neza ukareba iki cyorezo ni icyorezo nyine gishobora kuba wa mugani gikomeje kuba kibi cyane. Wenda urafasha tujye no ku mibare yabonetse ku munsi w'ejo, uretse ko wenda iby'imibare akenshi na kenshi nabyo wenda byaduha wenda ishusho y'uko icyorezo gihagaze. Ariko buriya amakuru ya nyayo aba ari mu nzego z'ubuzima, kandi inzego z'ubuzima nyine zikorera inama n'inzego zose z'igihugu. Nkeka ko bashobora kuba bari kureba uburyo icyorezo kiri kugenda kiba cyinshi mu baturage, bakavuga bati icyiza ni uko twaba dusubitse ibikorwa nk'ibi ngibi bihuriza abantu benshi. Hari n'abatinya kuvuga ko n'ibindi bikorwa nk'ibi ngibi bihuriza abantu ahantu bihuriza abantu benshi ahantu hamwe, harimo nk'igikorwa cy'abanyeshuri bishimira kurangiza kaminuza cyari biteganyije ko nacyo gishobora kuba cyasubikwa bitewe n'ubungububa kuko icyoba ni cyinshi gishuko mabaga ashobora kugenda iri kwiyongera, iri kugenda nyine abantu banyanzura bari kugenda baba benshi. Ubwo rero nyine mu zimwe mu ngamba Minisiteri y'Ubuzima wenda igira inama abashinzwe inzego zitandukanye harimo n'ibya RDB cyangwa se by'uburezi, ni uko nyine baba bihanganye iminsi bakabanza bakarwanya icyorezo uko mbitekereza. Nubwo wenda nta rwego rwa leta rurabivuga ko ibyo kwita izina byasubitswe kubera icyorezo cya Marburg, ariko ababivuga bafite ishingiro kubera ko nyine urebye iki gikorwa ni igikorwa kiba cyashoyemo amafaranga menshi mu kugitegura. Ni igikorwa kiba cyatuwemo abantu bakomeye b'ibihangange, abantu bafite amazina akomeye mu nzego zitandukanye, abantu baremereye kuri iyi si, yaba ari abanyepolitiki bakomeye, yaba ari abashoramari bakomeye, yaba ari ibyamamare byubatse amazina yabyo. Kugira ngo rero ni igikorwa urebye kiba gisubitswe, nta kindi kintu mbona nanjye ku giti cyanjye, nta kindi kintu mbona cyane kigiye gusubika iki gikorwa uretse wenda ubu bwiyongere bwa virusi. Kuko iyi virusi urebye ntabwo iri i Kigali gusa, kuko bavuga ko iri mu nzego z'ubuzima, bari kwa muganga nabo bayirwaye, ariko no mu gihugu hose iyi virusi irahari. Kandi urebye igikorwa cyo kwita izina usanga abaturage hari i Musanze nako mu karere ka Burera hari munsi y'ibirunga aho igikorwa kibera, abaturage baba bakubise buzuye bafite ibyishimo. Ubwo rero wabona ukareba kujya kwizihiza ibintu nk'ibyo abantu bishimye kandi virusi iri kugenda yiyongera. Nkeka ko byaba ari ukwirengagiza. Iramutse kuko ihari, nkeka ko byaba byiza nyine iki gikorwa bakimuriye undi munsi bamaze kumenya amakuru y'uko abarwayi atari benshi cyangwa se virusi atari nyinshi mu gihugu. Kuko ushobora kujya kwishimira ku gihugu gusereburetinga ngo uri kwita izina, ukakura ahubwo ukakura abarwayi benshi ko ni virusi mbi irukanka mu mubiri. Nubwo hari imiti tuvuga ko hari abari gukira ndetse n'izo vaccine zaje, ariko ntabwo bikora ko umuntu wacyanduye kimuzengereza kuko ni virusi irukanka mu mubiri. Ubwo rero nkeka ko abavuga ibyo ngibyo nanjye ndemeranya nabo ko niba RDB yabonye ko icyiza ari ukubanza kurwanya iyi virusi ikabona kuzaza mu mihango yo kwita izina, ariyo byaba byiza kurusha bitewe n'icyo twita public interest mu nyungu rusange. Nkeka ko byaba ari ibintu byiza cyane, kandi nkanaheraho nshimira wenda n'ababa bafashe imyanzuro nk'iyo, kubera ko nyine aho ngaho icyo kiba kibaye ni ukurengera abaturage kurusha uko habaho nyine imihango nk'iyi. Kuko imihango n'ubundi yanabaho mu gihe iyo virusi yaba idahari. So ni uko mbitekereza. Ariko rero ku rundi ruhande ababivuga ntabwo nta hantu byanditse ko RDB yahagaritse uyu
umuhango kubera iki cyorezo cyangwa se minisante bivuze ngo ibintu byacitse ngo nta bintu bizongera kubaho bihuriza abantu benshi. Ibyo ngibyo byose nibyo tuba dutekereza, nibyo tuba dusesengura, nibyo tuba tureba tukabona ko bishoboka tubihuje nyine. Hari ibintu byinshi uhuza ukabona ko bishobora kuba bifite isano. Yego bwana Shandudiye nuko kubitekereza. Biramutse ari byo bahagaritse uyu muhango wo kwita abana b'ingagi izina, byaba ari kubera impamvu ebyiri ubwo wambwira isa nkaho idomi n'indi. Haba ari impungenge zo kuba bavuga bati abanyamahanga bari basanzwe baza muri uno muhango kandi banakomeye bashobora kutazana, cyane yuko ibihugu bikomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kubigira concern iri hejuru, na cyane ko ari nayo yatangaje bwa mbere icyo twakwita gukorera mu rugo ku bakozi bayo bo muri ambasade. Donc byaba ari ukubera kuvuga ngo reka tureke hatazagira impungenge bamwe mu bagomba kuza cyangwa abashyitsi bagomba kuza bakabura, cyangwa byaba ari uburyo kugira ngo abantu babe protected ntibahure. Urakoze kuba wenda ubizanyemo umuryango mpuzamahanga. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu ubundi twavuga ko aricyo gikomeye kurusha ibindi bihugu. Nk'uko bivuze rero, Leta ya Amerika yakunze kugenda ishyiraho ingamba ziremereye, by'umwihariko ku ikubitiro ambasade yayo yategetse abakozi bayo ko batagomba kuva mu rugo, bagomba gukorera mu rugo yo kwirinda iki cyorezo. Ndetse na Leta ya Washington DC mu ntangiriro z'iki cyumweru yatangiye kuburira abaturage bayo kuza mu Rwanda no muri aka karere, bavuga bati nubwo mujyayo cyangwa se niyo mubona mukwiriye kujyayo, ariko abo mubona wenda atari ngo mu Rwanda byihoreye, ariko n'abagiyeyo mwirinde mwitonde, hari icyorezo kwa mbere iki cyumweru. Ndetse kandi bafite n'izindi ngamba yuko umuntu ugiye muri Amerika ubu ngubu kanya tuvugana aturutse mu Rwanda, uwo ari we wese arabanza agashyirwa mu kato, akabanza agapimwa mu buryo bwihariye iki cyorezo, kuko ni icyorezo nyine abanyamerika batinya, bagira ubwoko. Impamvu bagitinya ko bazi uburemere bwacyo. Urwego rw'ubuzima muri Amerika ni urwego ruteye imbere cyane, bazi neza ubukana bw'iyi ndwara. Ubwo rero ko Amerika ishyira imbere umuturage wabo, bo bafashe ingamba zikomeye cyane ku ikubitiro nyine. Urumva ko ibyo ngibyo kuvuga ngo ambasade ngo yategetse abakozi bayo gukora mu rugo, nibo bantu twabyumvanye kugira ngo kugeza kuri uyu munsi wa none ntabwo ndi rwego ranumva rwabivuze hano mu Rwanda. Hari ubwo waba uri wowe? Oya ntarwo nabona, ariko hari kaminuza imwe muri kaminuza z'i Kigali, Mount Kigali, buriya nayo ngo yamaze gutegeka abanyeshuri ko bazajya bigira hakoreshejwe murandasi. Ngira ngo sinzi niba amakuru yarayabonye, ariko yaravuzwe nko mu minsi 3 ya mbere y'itangazwa rya Mariburu. Ibyo ngibyo wenda byaba nabyo ari bishya, ariko icyo ndi kuvuga ni uko nk'umuryango mpuzamahanga wari wose, Amerika n'ibindi bihugu biyoboye isi, iyo byatangiye gufata imizire nk'izo ngizo, ubona ko nyine hari amakuru baba bafite, kuko buri rwego rwa Amerika ruba rufite ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru, kandi nyine amakuru y'ubutasi akenshi aba agamije nyine kurinda abaturage. Ubwo rero nkeka ko niba baramenye ko icyorezo kiri mu Rwanda, bakavuga bati cyandura gutya, kiri ku rwego rungana gutya, cyica abantu gutya, bakavuga bati abaturage bacu bo ba Amerika reka tubarinde. Nkeka ko ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana. Naho uvuze ngo impamvu wenda ngo kwita izina babisubitse ngo kurengera abanyamerika cyangwa se abashyitsi muri rusange, ntabwo mbibona gutyo, kuko kuko umuhango witabirwa n'abantu batandukanye, ntabwo ari abanyamerika gusa, haba harimo n'abanyarwanda. Njyewe ubwo nkabona ko icyemezo niba koko ari mabaga bafatiye umwanzuro, mbona ko babikoreye abanyarwanda, wenda abo banyamerika nabo bakaza ari spice, ari ikibungirira nyine guhita bafata umwanzuro mu buryo bwihuse, kuko urebye abenshi babitabiriye umuhango nibyo kuko barimo abakomeye, abanyamerika baje n'abaturutse mu mihanda ya kure n'abaturiste, ariko abaturage bahariya mu Kinigi bari benshi cyane, ku buryo umuhango nk'uriya wese ukuntu baba begeranye, ukuntu bari kubyina, ukuntu bari gukorakoranaho, haramutse hagezemo icyorezo nta kintu cy'amabaga cyandura mu byuya, kwa kuri bakora nabo banasimbuka banabyina za ndirimbo zabo zo mu Rukiga. Ntabwo nashidikanya yuko nta kuntu
wenda hagiyemo nka virusi nk'eshatu zavarimo nka 300 kandi kugikurikirana cyageze mu baturage byaba ari ibibazo. Ubu nakeka ko ahubwo babikoreye bari abaturage wenda abo bakomeye b'abanyamerika bakaza nka spice ari nk'ikirungo cyatumye bafata umwanzuro mu buryo bwihuse. Uyu urebye ku rukuta rwa X rwa University of Rwanda cyangwa se rwa Kaminuza y'u Rwanda, wari wanabigarutseho mu kanya, bavuga ko ibyitwa graduation ceremony cyangwa se ibirori byo kugraduatinga cyangwa gusoza kaminuza ni byari biteganyijwe ku itariki 25 ukwezi kwa 10, ariko warugarutse ku kuvuga ngo birashoboka ko bagiye kuba babihagarika cyangwa babisubitse. Aya makuru arizewe, byaba ari biri kuvugwa, bimeze bite mu buryo buri official? Uburyo buri official nyine nuko umuhango uzaba, ariko nkuko nyine tuzi no kwitizana ko nawo uzaba nawo bawuhagaritse, kandi kwitizana niwo muhango uremereye, niwo muhango ufite urwego rwo hejuru bitewe n'uburyo uteguwemo kurusha graduation ya kaminuza. So ubwo icyo nashaka kumvikanisha nuko n'indi mihango twita ko yari itegerejwe muri iki gihe ishobora gusubikwa, kuko no kwitizana birasubitse kandi biradutunguye. Kwitizana bya bitegerejwe ku itariki 18 kandi babisubitse uyu munsi, mu ijoro ryakeye nibwo itangazo ryasohotse. Urumva ko bayisubitse habura iminsi mikeya. Ubwo rero n'iyo graduation nayo impamvu abantu bavuga ko ishobora gusubikwa nayo bari kunoza nyine n'ibingibi bya RDB. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ngo official ngo ya graduation yasubitswe hoya, umuhango urateguwe urahari, ariko nyine nawo isana ushobora gusubikwa nk'uko kwitizana nabyo bisubitswe. Neza kwitizana uburyo ibiteguye n'uburyo graduation ibiteguye, urumva igikomeye ari ikiho. Birumvikana. Ese Placide, ko Amerika isanzwe ishimagiza u Rwanda ivuga ko rwose rwitwaye neza mu bijyanye no gukumira kino cyorezo, kandi natwe tukaya tubibonera mu mibare n'uburyo abapfa bagenda baba bakeya, no kubera icyo Amerika ikomeza kubikomeza itangaza amatangazo kwavuga ko ari aya buri kanya agerageza kugaragaza ko mu Rwanda ibintu byacitse byayobye. Ibintu biri guterwa n'iki kandi tuzi ko ntako tutagira? Wibuke ko wenda ntago twaheruka kubona umuntu wapfuye, usibye ejo ko hagaragaye umwe, ubwo turi buze no kugera ku bigendanye n'imibare mu buryo bwabyo, ariko banza umbwire kuri icyo ngicyo kigendanye n'ibyo ngibyo Amerika iri gukomeza gutangaza bishobora no gukura umutima ibindi bihugu cyangwa se n'abandi bantu. Oya, Amerika ntago iri guca igikuba, urayibeshyira. Ahubwo Amerika y'icyo iri gukora, iri gufata mesure de prévention, iri gufata ingamba zo kwirinda bitewe n'uko igihugu cyabo giteye. Buri gihugu cya Amerika akenshi cyo gishyira imbaraga mu bintu nk'ibi ngibi iyo byabaye. Uzumva wenda nk'iyo ahantu hari kuvugwa ngo hari igisasu gishobora, ngo hari ibitero by'iterabwoba bishobora kuhakorerwa, bahita baburira abanyamerika kuhava hakiri kare, kandi bigakorwa nyine binyuze mu butegetsi bwo hejuru. Urumva, bitewe n'uko nyine inzego z'ubutasi bwazaho zikora ziba zifite amakuru menshi. Ubwo rero babonye nyine hari ikintu ushobora kugira n'abo abaturage babo, bafata iya mbere nyine bakababurira, babyita kuburira nyine, bakabaha za warning benshi ko ni inshingano zabo. Hanyuma kuba wenda uvuga ngo Amerika ishimagiza u Rwanda, nibyo irarushimagiza. Naho uyu munsi wa none ntabwo wavuga ngo ntabwo bakirushimagiza, kuko bari kurushimagiza. Hari na miliyoni zirenga 10 z'amadolari ya Amerika. Ejo bundi ku ntangiriro z'icyumweru ubutegetsi bwa Biden na Kamala Harris bwemereye u Rwanda. Urumva nyine ko ijambo bakoresha ngo gushimagiza u Rwanda ikananye rikoresha. Urumva izo miliyoni baziruhaye bari kurushimagiza. Kuko iyo baza kuba batarushimagiza ntabwo bari kuyabo. Ni ukuvuga icyo bivuze ni uko u Rwanda kuba byo rurwanya indwara nk'izo ngizi rwose bahagaze neza, ariko nyine uko wayirwanya uko wagira kose uyirwanya ko nyine sose yamaze kugera mu baturage. Kwirwanya nta kuntu, no gukomeza kwirwanya, gufata ingamba zimwe na zimwe byangombwa zinakaze, zimwe na zimwe zishobora kuba zanahindura byinshi kugira ngo nyine ubashe kuba wagihangara. Gusa urumva niba bafashe umwanzuro wo guhagarika kwita izina abana b'ingagi, kandi ari igikorwa cyinjiriza igihugu amadovize, ari igikorwa kiba cyashoramo amafaranga menshi kugira ngo gikurure abakerarugendo,
bashyira imbaraga mu kureba abakerarugendo kugira ngo basize amadovize mu gihugu urumva iyo atari meze nayo ikakaye urumva ni nko kuvuga ngo reka twigome byinshi bitewe n'uko nyine tubona ko ubuzima bwa benshi aribwo buri ingenzi reka twigomwe aya mafaranga twategetingaga muri Visit Rwanda tuba tuyaretse ahubwo dushyira imbaraga mu kurinda abaturage gusa umva iyo meze idakakaye icyemezo kiba gikomeye ku buryo rimwe na rimwe amaleta y'ibihugu yo muri Afurika yabasha kubishyira mu bikorwa yabasha kwirengagiza ayo mafaranga ari makeya rero kuba Amerika ishimagiza u Rwanda ikomeje kurushimagiza nk'uko wabivuze ntabwo mbona ko hari ikintu cyahindutse cyangwa se hari kuba cyafise niko n'ubusanzwe bigenda niko Amerika ikora iyo hari ikibazo gihari igerageza nyine guprotectinga abaturage bayo bitewe nyine nuko itegeko nshinga rya Amerika risobanura ko umuturage wa Amerika ari umuntu w'agaciro. Kugeza ubu ngubu abanduye ni babiri ubwo ni mu mibare mishya tugezeho ndumva ari naho dushobora gusoreza abanduye bashya ni babiri abapfuye ni umwe abakize ni bane mu bipimo 268 byafashwe ku munsi w'ejo ku itariki 8. Ese imibare ivuze iki sobanuye iki? Iyo mibare ikisobanuye nuko nyine abantu bakomeje gupimwa ari benshi urebye nk'ibyo bipimo byafashwe ni byinshi kandi gupima abanduye cyangwa se abakekwaho ni kimwe mu bikorwa byiza mu kurwanya indwara nk'iyi kuko abanduye iyo bamenyekanye bashyirwa nyine mu kato bakava muri community kuko iyo wanduye bakomeza kugenda wanduza abantu nibwo nyine icyorezo kiba kigenda nyine kinakwirakwira mu baturage ariko iyo wanduye ukamenyekana icyo kintu cya mbere cyiza kuko gushyira mu kato ukagenda ukavurwa nyine wihariye rimwe na rimwe wenda niyo miti batangiye guha abantu nawe bakayiguha hanyuma rero wahuye nabo bagakurikirana icyo ni cyiza rero ko bituma bikomeje gufatwa inkuru nziza nanone wareba ku bapfuye nabyo ni ibintu bitari byiza abapfuye urumva ni babiri niba ariko wambwiye ariko nanjye nareba abapfuye ni umwe hiyongeyeho umwe nyine ubwo ni 13 uravuga imibare ya ryari tariki 8 ukwezi kwa 10 reka ndebe bari 12 sorry bari 12 ariko ubu ngubu babaye 13 hakize bane Suzi ko hari haratashye 8 ubu ngubu ni 12 nibo bakize ntekereza ko bano bane biyongereyeho nabo benda gutaha wenda nabo batahise bataha. Okay imibare ndabona nanjye nyibonye imbere yanjye nibyo abanduye ni babiri ubwo batabanye umura wa 58 bafite virusi abari kuvurwa ubwo muri abagaba banduye abarimo nyine n'abapfuye arimo abo barembye cyane okay arimo abangaba 33 nyine bari kuvurwa ariko mu banduye abarimo nyine n'abakize iko mbitekereza ntekereza ko abanduye ni igiteranyo cy'ira mibare yose igendanye n'abari kuvurwa abapfuye n'abakize. Yego ubwo rero urebye abapfuye ejo hapfuye umwe ejo hakira abantu bane urumva ushyize ku kigereranyo urabona ko abakize nibo benshi hanyuma icyo navuga ni ibipimo byinshi rwose abari gupima bongeye umubare bari gupima bapima abantu bose bakekwaho abantu bose bahuye n'aba ngaba babakurikirana niba na ngombwa rwose wenda bakeneye imbaraga z'abandi batubwire tuze tubafashe dutanga umusanzu natwe tugende dufashe abari muri uru rugamba natwe kurwana iki cyorezo twakirandura kuko niba gukurikirana nicyo kintu kiba kigoye kuko iyo umuntu yanduye ntamenyekane agakomeza akagenda akayikwirakwiza muri community akayikwiza aho ngaho atuye mu biturage mu byaro cyangwa se mu mujyi aho atuye ni ikintu kibi cyane menyeka ko
ari nayo mpamvu umuntu ufite ibimenyetso aho kugira ngo akomeze acike cyangwa se akomeze kwepe yasimbuka akajya kwa muganga bakamukurikirana, kuko natanabivuga nakomeza kwishayisha biramugiraho ingaruka, ashaka gupfa cyangwa gukomeza akanduza bene wabo cyangwa se abana be cyangwa se ababyeyi be cyangwa se inshuti n'abavandimwe. Ubwo rero ni ikintu cyiza niba wumva ufite ameze neza mu mubiri ukabyara rwose simbuka ujye mu nzego z'ubuzima kugira ngo iki cyorezo tubashe kukirwanya tugitsinde. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ibyiza nuko twaza kuganira ku bijyanye n'inkingo. Ubundi hano ntekereza ko hakabaye hazaho n'abakingiwe, ubwo ngubwo turaza kuganira ku bijyanye n'inkingo mu bundi buryo bwihariye, kuko nabonye ari ikintu cyakunze kugarukaho cyane. Urukingo rwo n'ubundi turaruganira mu biganiro byacu bikurikira, kuko urebye ni urukingo ubundi rutaremerwa ku rwego rw'ubuzima rwa Amerika, iyo twita CDC, ntabwo rurarwemeza nk'urukingo rwemewe, kandi urwego urebye narwo navuga ko wemewe si urwego mpuzamahanga rwa mbere ku isi. Ariko akenshi ibyo CDC Amerika yemeje ni nabyo nyine wemesi yemeza. Ubwo kuba rutaremerwa na rwa rwego rukaba rukiri mu igerageza, rukaba ruri gutangwa mu bantu, ibyo nibyo bakomeje kugenda batavugaho rumwe. Ariko nyine byamaze kugaragara ko twizewe n'inzego z'ubuzima zo mu Rwanda, kuko bavuga ko bari kuruta kuri inkingo 700 kandi zaturutse muri Amerika. Rero ni amakuru menshi turi kugenda twunguka, tuzagenda tubwira abantu mu rwego kugira ngo nyine bagire ibyo bamenya, bagire nuko bafata ibintu mu buryo cyangwa ubundi. Ndagushimiye cyane, urakoze cyane Bwana Jean de Dieu, tumukunde ndetse n'abadukurikiye bose ndabashimiye. Urakoze cyane Placide Nyirinshuti, bwo naho ubutaha mu bindi biganiro hano kuri PN4 Africa.